bakunzi bacu ndabasuhuje, mbashimiye ko mudukunda. Ese waba warigeze kwibaza ku buzima bw'umwihariko bwa Yosefu umugabo wa Mariya? Ese waba warigeze kwibaza ibyerekeranye n'urupfu rwe cyangwa se iherezo rye hano mu isi? Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyaki, tugiye kurebera hamwe bumwe mu buzima bw'umwihariko bwaranze Yosefu umugabo wa Mariya, ndetse tuze no gukomoza ku iherezo ry'ubuzima bwe, dore ko Bibiliya itagize ikintu ibivugaho. Mbahaye ikaze kandi ndabashimiye. Kumenya byinshi kuri Yosefu ntago byoroshye, kuko muri Bibiliya nta hantu wasanga Yosefu ubwo arimo yivuga cyangwa se arimo kwigisha. Gusa hari bike Bibiliya yamuvuzeho bigaragaza yuko yari umugabo w'inyangamugayo witangiraga umuryango we kandi w'umukiranutsi. Ibyo twabibonera mu kuntu Bibiliya ivuga ko Yosefu yari umugabo w'umukiranutsi igihe yangaga kwandagaza cyangwa se guteza rubanda Mariya, umukobwa yari yarasabye, mu gihe yagiraga gutya agasanga atwite, akabona ibimenyetso by'uko atwite kandi inda itariye, maze mu mutima we yiyemeza kumubenga rwihishwa ku buryo abantu bose batabimenya, kugira ngo atamuteza abantu. Nanone twabibonera mu kuntu Yosefu yaje kumvira marayika w'Imana akemera gutwara umugeni we, nyamara akihangana ntamwegere kugeza igihe Mariya yabyariye. Ubutwari bwe kandi twabubonera ku kuntu yahungishije umwana na nyina bagasohoka mu gicuku, bakava i Betelehemu rwihishwa mu mudugudu w'iwabo, agenda akebaguza, bagafata urugendo rutari rworoshye bajya muri Egiputa, nyuma y'uko marayika w'Imana amumenyesheje yuko Herode ashaka kwica umwana. Nuko Yosefu mu gicuku ahungisha umwana na nyina, bagenda rwihishwa, bahungira mu gihugu cya Egiputa kiri mu mugabane wa Afurika. Abashakashatsi bagaragaza ko ubuzima babayeho bagezeyo butari bworoshye na gato. Ikindi kigaragaza ubutwari bwa Yosefu ni uko bahungutse bava muri Egiputa, nyamara ntibongere kujya gutura i Nazareti, ahubwo bakiturira i Betelehemu, kandi Betelehemu wari umujyi. Nubwo yari umukene, nyamara yakoze uko ashoboye kose, akodesha inzu yoroheje, kandi agakora uko ashoboye kose kugira ngo umuryango we ubone ibibatunga n'ibyo bakeneraga byose. Mu bigaragara, Yosefu yahoraga yiteguye kugira ibyo yigomwa no guhagarika akazi kugira ngo arinde umuryango w'akaga. Nanone kuba yari umugabo mwiza, akaba yari umubyeyi mwiza utari umubyeyi gito, biragaragazwa n'ukuntu Yosefu yataye umutwe igihe yajyanaga umwana mu rusengero, nyamara akaza kuzimirira mu ihiriri ry'abantu benshi, bakagira ngo yatashye nyamara atatashye, bagasubira kumushaka we na Mariya. Ese Yosefu yaba yarapfuye ryari? Mu by'ukuri kumenya igihe nyacyo Yosefu yaba yarapfiriye cyangwa se yaratabarukiye biragoye kubivuga, kuko nta hantu Bibiliya ibigaragaza. Icyakora abashakashatsi n'abacukumbuzi mu byerekeranye n'iyobokamana bashoboye kugenekereza igihe Yosefu yaba yarapfiriye. Bikekwa ko yaba yarapfuye nyuma y'uko Yesu abuze, cyangwa se mbere y'uko Yesu atangira kwigisha. Tuzi ko Yosefu yari akiriho igihe Yesu yari afite imyaka 12. Iyo abana benshi b'Abayahudi babaga bageze muri icyo kigero, batangiraga kwiga umwuga wa base, bagira imyaka 15 bagatangira no kubimenyereza, cyangwa se icyo tuzi nka stage cyangwa internship mu Cyongereza.
Uko bigaragara, Yosefu yapfuye yarabonye igihe gihagije cyo kwigisha Yesu kubaza. Ese igihe Yesu yatangiraga umurimo we wo kubwiriza afite imyaka hafi 30, Yosefu yari akiriho? Oya, birashoboka ko atari akiriho. Inkuru ya Bibiliya igaragaza ko icyo gihe nyina wa Yesu na barumuna be na bashiki be bose bari bakiriho, ariko ntivuga ibya Yosefu. Hari n'igihe Yesu yiswe umuhungu wa Mariya aho kwitwa mwene Yosefu. Reka turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 8 umurongo wa 19. Haravuga ngo, nuko nyina na bene se baza aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho ari benshi. Abantu baramubwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Aha ngaha biragaragaza ko nyina wa Yesu ndetse n'abavandimwe be bamubuze bakajya kumushaka. Ntago hagaragaza ko na Yosefu yari abarimo. Nyamara nk'uko tuzi Yosefu ukuntu yari umukiranutsi, ntago bishoboka yuko bari kugenda bonyine batari kumwe, kubera ko yakundaga umuryango we kandi akawitangira. Ni mu gihe nyamara mu bihe byabanje, ahantu hariho hose Yosefu yagaragaraga yuko nawe yifatanyije n'abandi mu kumenya imibereho y'abagize umuryango. Rero abashakashatsi bagaragaza yuko bishoboka ko Yosefu yari atakiriho, kuko iyo aba ariho nawe yari kujya gushaka Yesu ari kumwe na Mariya ndetse n'abana babo. Ikindi kibigaragaza ni ubukwe bw'i Kana bwatumiwemo Mariya ndetse na Yesu. Nk'uko bisanzwe, ntabwo iyo umuntu agiye gutumira yatumira umugore mbere y'uko atumira umugabo, kuko umugabo Bibiliya imugaragaza nk'uwahawe ubutware bwo kuyobora umuryango. Iyo Yosefu aba akiriho rero, aba yaritabiriye ubu butumire agatahana ubukwe n'umuryango we. Nyamara mu cyimbo cya Yosefu biragaragaza ko Mariya yajyanye na Yesu, nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo imfura na se barangana. Nyamara iyo Yosefu aba ariho, aba yarajyanye na Mariya mu cyimbo cyo kujyana na Yesu. Aha naho bituma abantu bibaza yuko koko Yosefu yaba yari atakiriho. Igihe Yesu yajyanwaga agafatwa n'abatambyi bakuru ndetse akajya gucibwa urubanza kugeza ku musaraba, aha hose nta hantu Yosefu agaragara. Ahubwo ku musaraba biragaragara ko hari Mariya ndetse n'abandi, ariko Yosefu atarimo. Bishatse kuvuga ko nta kuntu umubyeyi nka Yosefu wari waritangiye umuryango we kuva mu bwana yawutererana muri icyo gihe. Ahubwo ikigaragara ni uko koko bishoboka ko yari atakiriho, kubera yuko na Yesu ubwe ari ku musaraba biragaragara ko inshingano zo kwita kuri nyina zari zimuhangayikishije. Birangije asaba Yohana wari inshuti ye, cyangwa se Bibiliya ivuga ko ari wa mwigishwa Yesu yakundaga, aramubwira ati, Yohana dore nyoko, mawe dore nawe umwana wawe. Bisa nkaho yamuhaye inshingano zo kuzamumenya, kandi koko niko Yohana yabigenje. Niwe watwaye Mariya bajya kubana mu minsi y'ubupfakazi bwa Mariya. Ikindi kigaragaza ko Yosefu ashobora kuba yaritabye Imana nyuma y'uko bavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu, nuko usanga ibyo Mariya yakoraga byose n'imyanzuro yafataga yarabikoraga ku giti cye nk'umugore udafite umugabo. Twabisanga muri Yohana ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Mu bihe bya Bibiliya nta mugore wakoraga nk'ibyo kiretse iyo yabaga ari umupfakazi. Amaherezo ya Yesu ari ku musaraba cyangwa se agiye gupfa,
agaragaza ko nyine yasabye Yohana kwita kuri nyina nk'uko wabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27. Ntibyari kuba ngombwa ko abimusaba iyo Yosefu aba akiriho. Ntabwo yari gutanga nyina ngo ajye kuba mu mihana, ajye kuba ahandi, nyamara Yosefu akiriho. Duhereye kuri ibyo byose biragaragara ko Yosefu yapfuye Yesu akiri muto. Kubera ko Yesu yari imfura, birumvikana ko yahise atangira gukora inshingano nk'iza se, ndetse akanakora umwuga wa se ari wo w'ububaji. Kandi yakomeje no kwita ku muryango mu cyimbo cya se kugeza igihe yabatirijwe. Nshuti bakunzi bacu, mbashimiye ko mwari mudukurikiye kandi ko mudukunda. Tubonye neza ubuzima bw'umwihariko bwaranze umukiranutsi Yosefu. Tubonye neza ko abahanga mu by'ubushakashatsi n'ubucukumbuzi mu byerekeranye n'iyobokamana bagaragaza ko Yosefu ashobora kuba yaritabye Imana mbere y'uko Yesu atangira kwigisha. Birashoboka yuko yitabye Imana Yesu akiri umwana muto, ariko akaba yaragize uruhare rukomeye mu kumwigisha umwuga nk'uko twabigaragaje mu kiganiro. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyake.